Turongeye tubahe ikaze ni kuri DJP Global Hub, nk'uko mubimenyereye cyangwa se nk'umwimerere w'iyi channel, twita ku rubyiruko, ku bana batoya ndetse n'abanyarwanda muri rusange, tubagezaho amakuru y'ingenzi cyane cyane. Uyu munsi nta kindi kituzanye, nzanywe n'abanyeshuri bashoje P6 na senior 3 ndetse n'ababyeyi babo, tutibagiwe na bakuru babo bashobora kubyumva cyane ibintu ngiye kugarukaho, ku buryo babashishikariza kubona amahirwe, kuko aya ni amahirwe aba adasanzwe, ni amahirwe tugenda tubona bitewe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, ni amahirwe bitewe na partnership cyangwa se n'imikoranire iri hagati y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu. Ni amahirwe navuga rwose ko ari meza cyane ku bana b'abanyarwanda. Ubu ngubu rero nje kubwira abana bose bashoje primary P6 bakoze ikizamini cya leta, ngiye kubaheraho. Mugiye kujya muri secondary, ni ahantu mutari mumenyereye, ariko ndagira ngo wowe mwana mutoya ufite telefone wiga ugiye gukomereza amasomo yawe muri secondary, ndagira ngo ubanze unyumve, cyangwa se nawe mubyeyi uyifunguye ihereza umwana tuganire, ndetse nawe mugume hafi nta kibazo. Aya ni amahirwe. Ubundi byamenyereye ko umwana abona scholarship cyangwa se akabona uko yakwiga ku buntu yishyurirwa ndetse anamenyerwa ibimutunga, ashoje senior 6 cyangwa se ashoje segonderi agiye kaminuza. Ariko ubu ngubu hari andi mahirwe ngira ngo mbasangize mubashe kuyamenya, kugira ngo nibura umwana wawe ushoje ikizamini cya leta mu wa gatanu ndetse no mu wa gatatu abashe kuba yabyumva neza. Aya ni amahirwe, ni scholarship itangwa n'ishuri riri mu bihugu bitatu: u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania. Niho rifite ibyicaro. Mu Rwanda riherereye i Rwamagana mu murenge wa Musha. Aho ngaho ndakeka mwahumvishe. Aho ngaho ku bana bari senior 3 bafite inspiration cyangwa se bashaka kwiga ibintu bigendanye n'amasiyanse, nk'uko byaje muri stream 1, stream 2, gusa akarusho stream 1 nk'uko ubu ngubu zisigaye zigwa. Iryo shuri nayo tugiye kuganira ni iryitwa Cornerstone. Cornerstone niryo ngiye kubabwira ku bana bari primary bashoje senior P6, bana bashoje primary level bagiye segonderi. Ndagushishikariza mwana muto wowe ufite inzozi zo kuziga neza, ushaka kuzaba umuganga, ushaka kuzaba umuntu utwara indege, wowe ufite izo nzozi zose, ushaka kuzaba umwarimu mwiza wigisha muri kaminuza, ushaka kuzaba umuntu ukomeye ejo hazaza, ushaka kuzaba umunyamategeko, ndagira ngo unyumve. Wowe niba watsinze neza ikizamini cya leta ukabona ufite amanota meza, genda wigusizeho umwete, ukoresha ibishoboka byose, ababyeyi bagufashe, uzamuke ufite ubumenyi. Nusoza mu wa gatatu, hano hari ishuri ryiza ryitwa Cornerstone rigufasha kuzamura impano, kongera ubumenyi mu bintu bigiye bitandukanye, kandi riherereye no mu bihugu bitatu nk'uko twabyumvishe. Byaba ryiza cyane ukaba wazarikomerezamo. Si ukuvuga ko n'andi atari meza, ariko iyo ni scholarship wiga wishyurirwa. Niyo mpamvu bareba n'abana b'abahanga bava muri ibyo bihugu nk'uko twagiye tubivuga, niyo babasha kuba baryigamo. Baryita Cornerstone. Nawe ushoje mu wa gatatu, wowe wabonye amanota meza, amanota yawe akimara gusohoka ukabona ni amanota meza, ndagushishikariza ko wamamagara. Ndaza no gushyiramo nimero zanjye muri description, kugira ngo muzamamagare mbafashe gusaba rwose umwanya, mubashe kujya muri iri shuri, ko ni ishuri ryiza ritanga ubumenyi. Nta rindi niryo bita Cornerstone. Mu Rwanda riherereye Rwamagana mu murenge wa Musha nk'uko nagiye mbikubwira. Ubwo wowe ushoje senior 3 rwose nakubwira ngo niba abonye ufite amanota meza,
baguhamagaye mu masiyanse ndaza kugufasha gusabira ishuri, ni scholarship wiga wishyurirwa, ahasigaye inzozi zawe zo kuzaba umuganga, zo kuzaba iki, zose ndabizi neza ko uzazikabya. Kandi nongere mbwire ababyeyi, mbwire abanyeshuri, mbwire abadukurikira bose, iyi ni DJP Global Hub, nta kindi twifuriza abadukurikira uretse ibyiza bisendereye. Kandi ikindi kintu nifuriza abanyeshuri cyane cyane, ndabizi kwiga ntabwo byoroha, kwiga ni urugendo rurerure, ni urugendo rurerure kandi rutoroshye, abenshi baratangira bakabivamo, ariko wowe ukomeje ndagira ngo nkubwire ngo komeza uhateho, ugire umwete, kandi ugerageze ushake n'amakuru menshi agiye atandukanye bizageraho bikunde. Wibuke kuri subscribe ujye ubona amakuru menshi y'ingenzi avuye kuri uyu muyoboro, ndabizi neza ko azagufasha mu rugendo urimo rwo kwiga none ndetse n'ejo hazaza. Weho wabanye natwe, reka nsoze nkushimira mvuga ngo Imana ikurinde. Namwe banyeshuri bamaze kubona amanota yabo ndetse n'abacyategereje, mwese mbifurije amahirwe masa. Nongera kubibutsa ko wowe ushaka kujya muri iri shuri rya Cornerstone ushoje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, nkubwira ngo utwandikire, ndetse na WhatsApp group watujoiningamo tukabasha kugufasha byisumbuye. Murakoze cyane, mukomeze mubane natwe mukora subscribe, like na share. Murakoze cyane.